ni icyigisho kivuga ngo uburiganya bwa Yakobo bwatumye amateka ya benshi ahinduka, cyangwa se bwahinduriye benshi amateka. Uburiganya bwa Yakobo bwahinduriye benshi amateka. Niba naba narakuriganyije, wenda nkagukorera ibyo utifuza, mbabarire maze nonaha nidusohoka unsambwira uti warandiganyije, none rwose nuko bimeze, ndemera gusaba imbabazi. Kandi n'undi wese wumva ko yaba hari uwo yariganyije muri twe, kuko mu nzu y'Imana aha twese duhurira, niho Imana yashimye ko twajya tuhahurira. Niba rero ushobora kuba murakoze cyane. Niba utekereza ko rero haba hari ubundi buriganya naba naragukoreye, nyabuneka ntubure kunyegera, kuko ntabwo nshobora kujya mu ijuru utambabariye. Uburiganya bwa Yakobo rero bwahinduriye benshi amateka, cyangwa se bwatumye njye nawe twitwa abo twitwa ubungubu, atari uko dukiranuka. Bityo rero ntabwo byari byoroheye Yakobo nk'uko njye nawe bitatworoheye. Hari benshi bagira uburiganya. Mu mwanya uburiganya bwa Yakobo bwatumye hahindurwa byinshi, hari benshi bagiye bagira uburiganya hanyuma bukarimbura benshi. Turaza kubonamo bake, cyangwa se wenda umwe cyangwa babiri, hanyuma turebe icyo twakora ni iki. Hari ikintu njya nibuka buri gihe, nanze no kukibagira. Hari umuntu umwe wigeze kudukorera uburiganya, yadukoreye uburiganya, kandi mbabazwa nuko ntigeze mubona ngo mubwire ni ese ko wadukoreye uburiganya bizagenda bite. Yadukoreye uburiganya ndamubura, sinongera kumubona ngo wenda twicare twumve ko uburiganya twaba twarakoze njye nawe, cyangwa se bwaba bishoboka ko twabibabarira. Mu mateka y'iwacu twigeze kugira ikibazo, hanyuma nk'abantu duteranye hano mu iteraniro, nk'uko wabona Ndayambaje, ukavuga uti famiye Ndayambaje ifite imbaraga kandi mbasha kuyikiriramo. Ukaza kwa Ndayambaje ukicara neza rwose, ndetse ndagahamagara n'undi, baraza aba bantu barenga 20 mu nzu. Noneho inshuti yacu twabanaga wari umugabo w'umwizerwa, araza arambwira ati umva rero icyo tugiye gukora ni iki, iyi famiye ntabwo iri buducike, ntabwo bari buke, ntabwo bashobora kugenda rwose, tubaryameho mpaka. Ndamubwira nti rwose tugiye kubikora pe, dusezerana nk'abagabo bafite imbaraga kandi bashoboraga kugira icyo bakora. Igihe kigeze, mugenzi wacu nawe w'umwizerwa araza ati ariko wari uzi ko Ndayambaje bari hariya, ni urugero ndi gutanga, none bigende bite? Ndanze kubavuga atagira we baba bazi akagira, none bigende bite? Natwe tuti rwose umwizerwa nanjye nunda hariya, turebe ukuntu twabasha gukiza aba bantu atari ku mbaraga zacu. Turicara turasenga, twese tumaze gusenga turatandukana, buri wese acaha n'undi acaha, twese tujya gushaka uburyo iyo famiye ibasha gukira. Igihe kigeze, twaje kumva ngo wa muntu runaka yazanye igitero
kandi bakavuga ko Ndayambaje ari we uri ushaka gukora kuryama ku bantu bameze gutyo. Nagiye kumva numva mpageze, umugabo n'ubu arahari, aracyahari rwose, n'umuririmbyi. Abarambwiye ati Ndayambaje ko twasezeranye na runaka na runaka, akaba avuye hano azanye abantu bagiye gukora ibara. Ndamubwira nti rero ihangane, kuko Imana ikiriza abantu mu kwiheba. Twe turihebye ariko nta kundi. Kandi koko nabaye ngitera intambwe mvuye, nsanga umuntu antegeye nka hariya yishingikirije imbunda gutya. Abarambwiye ngo twabamenye, ni mwebwe mugiye gutuma. Ni se bite muvandimwe? Ati turabizi ko bimeze gutya na gutya. Ndamubwira nti rero mbabarira, niba ari uko bimeze ntabwo ndimo, ndatambuka ndagenda, ariko nkabazi ko nintambuka ashobora guhindukiza umututu, ntambuka numva rwose ashobora kundasa, ariko nihagararaho ndagenda nk'umugabo, ndavuga nti ibyo ari byo byose nabikora abikore, ubwo nuko bimeze. Bityo rero umugabo aza kuturiganya, cyakora Imana ikinga ukuboko, bantu ntihavamo n'umwe, bose baragenda. N'ubu nkajya kumva ngo runaka araha, ariko umuriganya wo mu itorero muri kumwe ni mubi, kuko abakuzi bihagije. Ndabaza grand frère hariya, umuriganya ubundi ni iki? Umuriganya ni iki? Dusobanurire rwose. Umuriganya ni umudagara ku ijambo icyo kubwiye ejo atari cyo kuvuga. Ni umudagara ku ijambo kubica n'abantu. Murakoze cyane. Ngo ni umuntu ugira ate abakiri batoya, ngo ni umuntu arabeshya, akabeshyera n'abandi, agakubita hirya no hino, ariko no kwiba rugeretse. Umuriganya rero arangije ati rwose nta kundi turi kumwe, ariko ese ashimwe muraho Mustanteri uraho urahari. Nuko Imana ishimwe cyane kandi bavugisha, ndabakunda rwose. Hanyuma Yakobo ati jyewe rwose nta kundi bimeze. Tugiye gusoma mu Itangiriro igice cya 25, igice cya 25 umurongo wa 31. Umuntu waba wahageze nyarugikora aho ngaho nsomere. Niba bataragira reka ndebe ko umurongo wa 31. Isashimwe Itangiriro igice cya 25 umurongo wa 31 aravuga ngo 30. Esawu abarira Yakobo ati mpase utwo ntamira kuri ibyo kubitukura utetse, kuko numva ncitse intege. Nicyo cyatumye yitwa Edomu. 31. Yakobo aramwishyura ati shiti ubanje kungurira nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cyawe, izina ry'Imana yagucyubahiro. Nuko maze Esawu avuye guhiga, azi ko afite murumuna we kandi wizewe. Ageze mu rugo ati murumuna wanjye, ndifuza ko wampa ku byo watetse tugasangira. Ese mbabazi
umuntu mwasangiye ibere hari icyo wakagombye kumwima. Umuntu mwonse rimwe ryabere yavuyeho nawe ugashyikira wakagombye kumwima iki? Maze Yakobo ati keretse wemeye tukagura. Murambivuga buri gihe nubona mwene nyoko agusabye amafaranga wakennye, umuntu mwonse rimwe yakennye akaza ati nyaboneka mukuru wanjye ntashonje mbabarira, ntuzamugurize, uzamuhe kuko nuramuka umugurije bizaba bibaye ibindi bintu. Byabera ntibizaba bikiri rimwe, ahubwo bizaba bibaye ikindi kintu. Nubona ugeze kwa mukuru wawe akakuguriza akakubwira ngo ndakugurije, uzamenye ko atakiri mukuru wawe. Maze Yakobo ati keretse tuguze. Reka twumve uko Yakobo yarameze. Tujye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi, turareba kuri paji ya 90 gusa kugasubika kagana hagati. Karavuga ngo umunsi umwe ubwo Esawu yatahaga ananiwe cyane avuye guhiga. Esawu yari ananiwe, asaba Yakobo ibyo kurya yari yatetse. Undi yaraboneyeho akanya ko kumuha ibyo kurya, ariko akabigura ubukuru bwe. Yakobo yari aprofisi. Aho ni waprofita mwene nyoko. Waprofita mwene nyoko wamubona ugahita wumva ko none ariko umubonye nyine ari umuboneye. Ubu se ko ngiye gupfa, ubwo butware bumariye iki? Kirazira kumva ko ibyo wahawe ntacyo bikumariye. Kubw'isahane y'isupu itukura amuha ubukuru bwe abuhamishije indahiro. Kera iyo warahiraga, ubu ngubu ujya kumva umuntu ati Yesu we, icyo kintu ngenda kirinda kuvuga gusa ngo Yesu we. Imana ibabare kuko mbivugiye ahangaha, ariko nubona uri kuvugira ikintu kidafite umumaro ukavuga ngo Yesu we, ujye umenya izina uri kuvuga ni irihe. Esawu amuhindahira kugira ngo abone ibyo yifuza. Muri ako kanya agurana umurage we wera Imana ubwayo yari yarasezeraniye base. We yishakiraga iby'ako kanya gusa, yari agiye kubura iby'ijuru kubw'iby'isi. Ibyiza yajyaga kuzabona mu minsi izaza akabigurana kwinezeza uwo mwanya. Esawu yari afite umwanya wo kwitekereza, wo gutekereza agaciro ubukuru bwe bufite. None Esawu abonye isahani itukura. Esawu ati burya rero ni ku isi meze, buriya kana karababaye kandi nta kundi. Esawu ati rwose ubu ngiye gupfa. Esawu yaragiye kwicwa n'iki? Mbese ujya usonza? Ejo bigenda bite? Reka tube tubishyize gatoya, tube tubyigiye, kuko hari igihe usonza inzara yakurya, cyangwa se wareba icyo ugiye icyo uri kwifuza ukabona gitandukanye n'iki nuko Imana ishaka, maze ukarambura ukuboko ukabona gishyikiriye. Nyabuneka reka Imana iduhe amahirwe yo kujya dutekereza cyane ku byo Yakobo na Esawu banyuzemo, maze inzara tugira tujye tuyigira, ariko tuyereke Imana idufashe cyane. Maze Esawu abagize ate? Aba arabitanze. Ariko uburiganya Yakobo yamukoreye ni uburiganya bwajyaga gutuma njye nawe uyu munsi twitwa bene Aburahamu. Kuko Yakobo yageze aho yitwa Isirayeli bitewe n'iki? Bitewe no kwihana. Yakobo yarihanye, maze Imana imuhindurira izina, imuhindurira amateka, ndetse yahindurira na benshi
bamukomotseho, kuko kuva icyo gihe Yakobo yakoresheje inshingano cyangwa se ibyiza Imana yamuhaye kugira ngo abashe kuzakira benshi, kabone n'ubwo yagiye asitara. Bityo rero rimwe na rimwe duhura n'ibigeragezo, maze abantu rimwe na rimwe bakagenda bakagwa ubuteguka. Icyampande namwe tukajya tumenya ko twaguye, ko twahangutse, maze ntitugwe ngo turambarane duhereye. Uhereye ku batubanjirije bahereye bavuga bati rwose tugire connection n'ijuru, gusenga umuntu bigahera iki gihe twava hano ukagenda ukabika bibiri ukarambika hariya, ubundi wavuye gusenga ku isabato, hanyuma ukikomereza ibyawe, ntiwibuke ko hari uburiganya wahuye nabwo wari gukura ahangaha ubwo buriganya ububabarire. Gusenga ukarambika bibiri aho ntusenga, ntutanga umugabane, ntutanga ituro, nta kindi gihari usibye kuza ukicara twarangiza, ndetse abana bawe bagaheruka uyu munsi gusa. Ibyo nanjye bimbaho, Imana itubabarire. Tujya dusaba Imana itubabarire, iduha amahirwe yo gukora umurimo, dukore umurimo wo gusenga, dusenge cyane kugira ngo tubashe kubabarirwa uburiganya tuba twakoze. Ni kenshi abantu bariganya. Hari uburiganya rero, uburiganya bwa Yakobo yariganyije ashaka kuzabona ibirenze ibyo yari afite. Aha Yakobo ngo yabaga ari kumwereka, dusimbuke tujya ku gice cya 64 turebe ibiriho ni ibiki. Igice cya 64 abantu mudafite iki gitabo murahomba, ibihomberamo, kandi nk'uko mushiki wacu na mwene data bahoze babivuga, iyo tugira ibihe byo gusenga ibi byose tuba dufite ibihagije. Aha rero Yakobo agira uburiganya, maze bicamo, bigeze iki gihe nge nawe tuba twiswe Abisirayeli. Abisirayeli mu by'umwuka binyuze mu kwihana kwa Yakobo. Abadakunda, abakunda cyangwa se abakunze ko bashize ibiganza hejuru ko bagiye gukora connection ivuye hano yerekeza ijuru. Muramenye dufite umusore hano aba yatuzaniye ibyigisho buri gihe. Uburiganya bwa Yakobo rero bumaze kuvaho, Yakobo amaze kwiba umugisha wa mukuru we, aragenda arishima. Kandi mumenye ko Yakobo atabyibwirije, ahubwo ngo yicaraga buri gihe yabaga ari hehe? Niba mwarasomye, buri gihe Yakobo yabaga ari hehe? Yabaga yicaye buri gihe iruhande. Maze babyeyi mubyumve neza, mwumve ko ibyo muzatoza abana banyu ari byo bazasarura. Yewe mba nasimbutse nagiye, nagera mu rugo amakuru yose nyabaza, ntiyaboneka, ndetse mbe mushiki wanjye mwiriwe? Yego rwose, ntajya soferi biti. Ati soferi amakuru cyangwa ejo bundi naramubajije, agira ati ntabwo nabikurikiranye. Yakobo we ntabwo yigeze ata hasi na rimwe. Noneho ntiyaboneka, none se Manuel byagenze bite? Ati yagiye, ati yabwiye amakuru yose ubwo ati yagiye yagize gutya na gutya. Kandi noneho nta makuru ngiye kubabwiriza ukuri mpagaze aha ngaha,
nta makuru bashobora kumpa na makeya, amakuru yose aba yihariye. Ndabeshya? Nta makuru na makeya bashobora kumpa, amakuru yose yihariye. Yakobo rero nuko byari bimeze. Bavandimwe, abantu mutareba, abantu mwonse rimwe ngo mwumve ko ayo maraso ari ayawe, mugeze kure. Iyo nicara ngaha mbwira murumuna wanjye nise shahu bite, ati rwose njyewe ubushize ejo bundi yigeze kumbwira ngo mu bazasupervise inzu zubaka nta faranga uzishyura. Undi ati nanjye ngiye kuyishushanya, maze aranshushanyiriza, ati ubu rero uzubaka, ati ubu nta mafaranga uzampa, njyewe ngiye kugira gutya. Umutima ndavuga nti burya rero babana baracyazirikana, turacyonka rimwe. Ubu iyo bize nkavuga nti shahu nakennye, dore mu nkorere barayampa kandi ntayo bishyura. Ntayo nabishyura, singiye kugureza. Nyishyure se ndi kwishyurira neza kandi twarabisangiye. Wese wishyuye, wowe wishyuye iki? Twararisangiye, narayotse nawe urayonka, reka tuyisangire nta kundi. Ubwo iyo bavuze rero bati iyo ngize gutya nkabona nka 20, nkababwira nti umfasha, dore rero nabonye 20 uyu mukati, ntabwo mwishyuza. Ntabwo namwishyuza, ntabwo nahera mwishyuza zariye. Nguko uko bimeze. Ariko icyo ngiye kubabwira ni kimwe gusa, nuko Yakobo ntabwo yigeze ata hasi, maze nyina aramwereka rwose neza neza, Rebeka mujyana hirya mujyana. Yakobo arangira ati mama, ibyo mbwiye rwose ndabikora nuko bimeze. Yakobo abikora nta na rimwe yishe. Gusa twebwe aho turahangaha hari igihe twica amategeko, twarangiza tukanagenda burundu ntitunongere gusaba imbabazi. Yakobo yageze hirya biramukubita. Burya iyo wariganyije umutima urakubita. Si umutima wawe ugikubita iyo wariganyije. Wariganyije umutima urakubita iyo wubaha Imana. Ariko hari abariganya batagira bavaho bakagenda gutyo gusa. Cyampamye namwe tukagira kwihana, kugira ngo kwihana kwacu kuzafashe benshi. Maze Yakobo amaze kubariganya, Yakobo arahunga. Ariko iyo yahungiye hose nta mahoro yagize. Yakobo aragaruka, agiye gusaba imbabazi. Nawe kata uze rwose, Uwiteka arakugirira ibambe. Tubona undi wagize gutya ajya kuriganya atabishoboye. Hari uwariganyije atabishoboye, maze agarika imbogo. Hari igihe uriganya ukaba ubishoboye, kandi wamara bikaba bigenze gutya. Dawidi, umuntu w'Imana wari warasizwe amavuta, yarariganyije. Amaze kuriganya, Dawidi aragarika. Kandi agarika yumva ko ntacyo bitwaye. Reka tujya muri cya gitabo kuri paji 64. Ntabwo ari byo bababwiye ngo mwe dore uyu musore niwe uri kuri antene, abantu bose mwifuza kujoyininga rwose. Oscar, ibi bitabo byose buri kuri sore Eric, ibi bitabo ukimubajije yakikubonera, yagishaka akakibona. Ndetse na Oscar ukimubajije, Oscar ntiwakibona ra utari kuvuga suka zunguza umutwe gutya. Hawakumisha niba bakibona. Ubwo rero wakibona, Oscar yakibona. Ni ingenzi gusoma ibi bitabo rwose, biradufasha, ntabwo bisa. Maze Dawidi arahaguruka. Dawidi yerekeza ibwami.
Dawidi abaho aracuranga, ariko Dawidi acurangira abahetsi. Dawidi yakubitaga n'umuziki, Sawuli yaranezerwaga, ariko Sawuli bikanga akaba wawundi. Sawuli biramunanira kwihana, biramunanira. Maze Dawidi aho bigeze, Sawuli ati rero ahubwo uyu muntu ucuranga gutya akaba anagiye gukora ibi n'ibi, uyu muntu agomba gupfa, ndabica mu ncamake, agomba gupfa hanyuma bikarangira. Dawidi ati rwose ngapfa koko, ati sinshobora gupfa. Dawidi nawe ararahira ati sindapfa, ahubwo haragwa umuntu, nintapfa wowe urapfa. Dawidi ntabwo ariko yavuze. Dawidi yagize gutya, amaze kubibona gutyo ati rero njyewe sinshoboye, ahubwo goodbye, ndagusezeye. Rimwe umwami agira gutya, yajya kwikangura, nyabuneka mumpamagarire Dawidi, yongera aracurangira yese ko ari gucurangira abahetsi. Hari gucurangira abahetsi, muzi byari byo? Hari abatabizi. Gucurangira abahetsi, abazi gucurangira abahetsi ni iki, ni bangahe? Urabona ko ntabyo nshobora kuba ndi kuvuga urundi rurimi rero rutumvikana. Gucurangira abahetsi, musaza mukuru wanjye, dusobanure gucurangira abahetsi ni iki? Abahetsi ni abantu baba bajyanye n'umurwayi kwa muganga. Murakoze cyane. Ari bane bafite noneho iyo bagenda bakihuta cyane kugira ngo nyine kwa muganga batabara umuntu. Uramutse igicurangizo bafashe byose ntibashobora gukumva, bagiye gukumva ntibabagereye umurwayi. Uko bagenda rwose uko gucurangira leta. Murakoze cyane. Mwabyumvise uko bimeze. Haba twabyitaga ingobyi, zose tuzita ingobyi. Hari ingobyi bahekamo, hari n'ingobyi nyine bahekagamo abantu barwaye, ndetse cyangwa se bagahekamo abashyingirwa. Kera babahekaga muri iyo ngobyi abasore bane b'inkorokoro, bakajya ahangaha, umwe akajya, undi akajya, abandi babiri, umwe akajya hariya, undi akajya hariya. Mbese wabyumvise? Umwe akajya hariya, maze bose bakirukanka ari bane, umuntu wese aba ari kureba hehe. None se wancurangira ndi kureba hirya iriya, ukitakuma hari inyuma nkabibona? Ntabwo bishoboka. Abo bantu rero kugira ngo bishoboke bagombaga kugera kwa muganga byihuse, cyangwa se ku musore byihuse, kugira ngo umusore agire umugeni we mu rugo. Bityo rero umuntu wacurangaga ntibashoboraga kumwumva. Ni ukuvuga ngo nta matwi, nta mwanya bagufitiye. Dawidi rero yari itakuma, agacuranga, agakubita hirya, agakubita hino, agacuranga inanga nziza, indirimbo nziza, umwami agatuza gatoya. Ariko mu minota mikeya umwami yarangiza akabirambika aho ngaho, ahubwo ati munshakire ka gasore nkakumbana. Maze Dawidi aravuga ati umva rero naracuranze Mana, ntabwo ntagize, none birananiye, ngaho murabeho. Noneho ubwo Dawidi agiye ntabwo yaje. Sawuli yamuryongaryonze kenshi, Dawidi akagenda akagaruka, ariko this time ntabwo Dawidi ntakigaruka, afashe icyemezo, noneho aragiye, ndetse ahungiye ku banzi b'Abisirayeli. Ubwo turi ku ijambo rivuga ngo uburiganya. Noneho Dawidi arangije arahunza, agezeyo bigiye kugenda bite? Kuri 335 Dawidi yihutira kujya i Nobu. Ubuturo bwera bwari bwarahimuriwe buvuye i Shilo. Ayo magambo yose murayazi. Kandi Ahimeleki yari umutambyi mukuru wabo. Uwo mutambyi yatangajwe no kubona Dawidi aza yihuta kandi ari wenyine. Ubu ni Dawidi yabaga ari kumwe nande? Dawidi ntiyatandukanaga na Yonatani umwana w'umwami. Noneho Dawidi ageze
ku mutambyi mukuru kandi ari wenyine, amubaza ikimugenza. Amubajije iki? Yesu aragenzwa n'iki uyu munsi? Aragenzwa n'iki? Ubuntu bwawe bwakunaniye ukananirwa kwegera, usabe mugenzi wawe imbabazi kandi byayoberanye birakomeye. Dawidi uragenzwa n'iki? Ko nzi ko ucurangira ibwami, ko nzi ko ntakagombye kukubona ahangaha. Maze uwo musore ahitamo kubeshya kubw'intimba yari afite. Dawidi yari afite intimba, yarebye igihe cyose yataye acurangira umwami. None ubu ngubu Dawidi ntagicuranga, inanga arayirambitse, inkota arayirambitse. Inkota Yonatani yari yarayihawe nande? Inkota Yonatani yari yarayijishuye ayihereza Dawidi, ariko kuko Dawidi nta rugamba yari yiteguye, inkota ntayo yari afite. Maze agera imbere y'umwami, agera imbere y'umutambyi. Umutambyi ati, ese Dawidi uje kurenda icyanga, uri gushaka iki? Dawidi abaramubeshye ati, abwira umutambyi yuko afite ubutumwa bw'ubwami butagomba kugira undi muntu umumenya. Nanjye mbaza icyo Sawuli yari yatumye Dawidi. Dawidi yari atumye koko? Dawidi yari ari kugira ate? Dawidi yari ari kugira ate mw'abantu bari aho hirya? Dawidi yari agize ate? Yari ahunze. Guhunga ni bibi. Guhunga bigurisha ibyo utakagombye kurya. Ibi ngibi Dawidi ntabwo yakagombye kuba yarabiriye. Ibi Dawidi ntabwo yari kubirya, ariko kubera guhunga, kubera akaga, Dawidi arabiriye. Dawidi arabiriye, nta kindi kiri bugurikiyeho usibye kugubwa nabi. Dawidi amaze kubirya rero byagenze bite? Amaze kubinyungutira, yaribwiye ati, ubu ndatsinze, ndanesheje, nta umwami azongera kunkura. Ese byari byo koko? Byari byo umwami nawe yagomba kongera kumubona? Byari byo. Byari byo, ntawe wagomba kongera guhurira, kuko inanga yari yayitaye, umwami atakimubona, ndetse ubu ngubu ari urugamba atangiye rwo kwirwanirira, rwo kubesha no kugira ngo hagire ikindi kintu wenda ubundi buryo yabaho. Dawidi arangije ati, nubwo bwose nabeshye ariko ntakize. Hari igihe uzabeshya ukabeshya uri kwicisha abandi, wibwira ko wenda ubakize. Ibyo ni ibinyoma byagiye bitubaho kenshi, ahubwo Imana igiturebana amaso y'imbabazi idukize. Maze Dawidi amaze kugenda, Sawuli ati, munshakire Dawidi mpaka mumubonye agomba gupfa. Dawidi agomba gupfa. Niko byari bimeze? Siko byari bimeze? Dawidi yagombaga gupfa, kuko iyo mwibuke ko bwa mbere yabwiye umuhungu we, usibye ko umuhungu we yamenaga amabanga, yabwiye umuhungu ati, uri ikigoryi. Dawidi ngo Yonatani yabaye ikigoryi kubera iki? Kubera iki Sawuli yabwiye Yonatani ko ari ikigoryi? Dawidi yabwiye Yonatani ko ari ikigoryi kubera ko yarebaga ko Dawidi agiye kuzamusimbura, kuko ubundi Yonatani agombaga kugira ate? Agombaga kwima ingoma. Noneho Sawuli Yonatani yabonye kera ko uyu nguyu ari we mwami, ariko se we ntarakabibona. Hari igihe ababyeyi tureba hafi, abana bakareba kure, twebwe tukareba kuri metero zingahe, bikarangira abana bagize ingorane kandi ku bwacu, kubera twebwe ababyeyi. Maze Dawidi arangije aragenda. Yonatani amabanga yamenye yatumye Dawidi ahunga ntiyapfa. Sibyo? Dawidi yarahunze ntiyapfa, ariko ageze kwa Ahimeleki aramubeshya.
ananirwa guhagarara ku kuri ngo amubwire ati umwami yarakaye agiye kunyica. Maze Dawidi arangije amaze kumubeshya, Ahimeleki asigara mu gahunda, yasigaye yatangaye aravuga ati uyu muntu w'umwami, kuko yari azi ko Dawidi yamurushaga ubutoni ku mwami. Ahimeleki rero akibwira ko rwose ntako bisa. Noneho Sawuli arangije ati munshakire uyu muntu mpaka mumubona. Akoresha abamaneko hariya hehe na he hose, kugeza igihe bamenye iki, kugeza igihe bamenye aho Dawidi yagiye. Maze Sawuli aravuga ati muri cya gitabo kuri paji ya 337, Sawuli yemeza abajyanama be yuko yagambaniwe, maze abasezeranya ibihembo by'agaciro n'icyubahiro nibamubwira umuntu mu bantu be wagiranye ubucuti na Dawidi. Ubwo umwami ntiyari kwigiza, umwami ntiyigizaga nkana, yari azi ko Dawidi ari inshuti yande, ngo ndetse ngo barisange n'ingoyi. Ni ukuvuga ngo hari ikintu bakoraga kera bitaga kunywana. Hari muri iki gihe baravuga ngo my friend cyangwa munywanyi wanjye. Burya ijambo munywanyi wanjye ni ikibazo kurikoresha muri iki gihe, ntabwo riba muri iki gihe ntibishoboka. Muri iki gihe ntabwo byashoboka, kuko munywanyi bituruka ku ijambo kumwana, kandi kumwana ni ugukata kunda hanyuma ugasoma amaraso ya mugenzi wawe. Nibyo bita kugira gute, guca kunda. Bagombaga kuzana urwembe bagakata. Ninde wigeze ubona abantu bari kumwana? Kirabatsinze rero. Nabonye umuntu umwe hariya wageze, ubibonye byagutangaza. Kwari ukuzana umukeka mwiza, hanyuma mukicaraho murebana gutya, mugatsinda akabero. Ari ukuntu bicara gutya bagatsinda akabero. Ntabwo mbikoze, nabikora ariko ntabwo mbikoze, kuko ntabwo ari byo byatuzanye. Noneho bamara gutsinda akabero, bakaba bafite urwembe rushya rutigeze rukoreshwa na rimwe. Hanyuma umuntu akaza akabahagarara hagati, agakata kunda yawe, yarangiza amaraso akaza, mugenzi wawe akayanywa akarigata, nawe ugakata kunda ye, warangiza wa muntu akabahereza, nawe ukarigata. Ubwo noneho rero icyo gihe burya kera Satani akora ibintu bigashoboka. Kera barabikoraga, babigeraho koko byaba bikaguhamya. Iyo uwo muntu yageraga mu muryango wanyu akagira ikibazo, akagiriramo ikibazo, nta mwese ngo mwagombaga kwakirwa n'ibibembe. Iyo mwamugambanira mwagombaga kubemba. Hari ukuntu ibyo bibembe byateraga, ntabwo mbizi. Nzi ko narebye abo bantu bari kumwana, ntabwo bahemukiranye bambe, bose basinze. Ntabwo nzi amaherezo yabo bose, kuko umwe yari mukuru wanjye yasinziriye muri 2003, muri 2004. Undi we yari yarasinziriye kuva intambara iteye, ntabwo twigeze twongera kumubona. Ariko ntekereza ko batigeze bahemukirana, ntabwo nzi igihe ngo bagiranye, kuko ubwo bagombaga gusangira akabisi n'agahiye. Bitabuza ko yanaza akaryama no ku buriri bwawe, iyo nshuti yawe ikaryama ku buriri bwawe, kuko cyari igihango gikomeye cyane. Noneho Dawidi agezeyo, umutambyi aramubaza ati uzanwe n'iki kutari kumwe n'inshuti yawe? Undi ati bampaye ubutumwa bugomba butari ubw'umuntu wese. Hari igihe uzagenda gutyo, wagerayo nawe bikanga, ubwo bikagenda gutyo. Noneho Sawuli ati umuntu uri bunyereke umuntu ndamuhemba, ndamugororera.
maze Sawuli abona umuntu wifuzaga indonke bitaga Dowegi. Umuntu bitaga Dowegi niwe waje kuvuga ibya Dawidi. Dowegi umunyedomu niwe wabivuze kubwo gushaka ibyubahiro no kugira umururumba w'ubukire, kandi kuko yangaga umutambyi wari wamucyashye amujijije ibyaha bye. Umutambyi yari yaracyashye Dowegi amubwira ati, Dowegi ibintu uri gukora ntabwo ari byo. Maze ngo kubw'indonke Dowegi yashakaga, nuko Dowegi yavuze iby'uko Dawidi yagiye kwa Ahimeleki mu buryo bwatumye Sawuli arakarira uwo muntu w'Imana. Uburiganya bwa Dawidi nibyo bwakoze. Mubyumve ahangaha abantu musome cya gice nababwiye cyose muzabibona. Noneho umujinya wamuteye Dowegi yavuze iby'uko Dawidi yagiye kwa Ahimeleki mu buryo bwatumye Sawuli arakarira uwo muntu w'Imana. Umujinya wamuteye kuba nk'umusazi, maze ategeka yuko umuryango wose w'uwo mutambyi urimbuka. Umuryango wande? Umutambyi arimbutse azize iki? Azize iki umutambyi? Umutambyi azize iki? Uburiganya bwande? Azize uburiganya bwa Dawidi. Mbega agahinda! Umuntu w'Imana yariganyije atifuza ko hari umuntu wapfa. None birangiye umutambyi agize ate? Aragiye. Uwo mutambyi arimbuka. Si Ahimeleki gusa, ariko mwibuka Ahimeleki yashatse kuvugira Dawidi. Yaravuze ati yarazi ko Dawidi amurusha ubushobozi ku mwami. Noneho baje arababwira ati ntibikabeho, Dawidi gutya na gutya, aramuvuga aramutaka, bahita babona ko koko Ahimeleki ari kumwe na Dawidi. Asa Ahimeleki gusa, ahubwo n'ab'inzu ya se bose 85 bambaraga efodi y'igitare bishwe na Dowegi ku itegeko ry'umwami. Ngibyo ibyo Sawuli yakoraga akoreshwa na Sekibi Satani. Ahimeleki rero amaze kuvugira Dawidi, umwami yafashe icyemezo cy'uko agomba gupfa uko byagenda kose. Maze Ahimeleki bapfana n'abantu bangahe? Ahimeleki yapfanye n'abantu bangahe? 85 bose baba barapfuye kubw'uburiganya. Yakobo yariganyije ari gushaka iki? Ari gushaka ubukuru, ari gushaka umunezero. Nje nawe tubyungukiramo. Ibi bibasomeye kubera iki? Hari igihe uvuga ngo uri gukora cyangwa se uri guhunga ibyafasha kugukiza, ariko bikaza guhitana umubare munini wo mu itorero, bikaba bikarangira benshi bahuye n'akaga. Imana yacu rero iduhe amahirwe, itwongerere amahirwe yo gufata icyemezo kidakuka cyo kureka uburiganya, maze bagenzi bacu tubana amahoro. Kandi nimuganyira uzumva amaganya yanjye, kuko tubana hano nka murumuna mukuru wanjye na mushiki wanjye. Uwiteka abahe umugisha. Reka isomo riheruka nge namwe turi kure mu byakozwe n'intumwa. Icyo nge namwe twakora n'iki kugira ngo tubashe kugira icyo twazunguka? Tugiye kureba mu byakozwe n'intumwa 3, ni igice cya 3 cy'ibyakozwe n'intumwa. Ni amasomo abiri turasoma.
tugiye gusoma mu byakozwe n'intumwa gatatu, reka tubanze dusome mu byakozwe n'intumwa kabiri, turebe ku murongo wa 38. Petero arabasubiza ati, nimwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwa iyi mpano y'umwuka wera. Iryo somo Petero yarivuze kuko abantu bamubazaga bati, none dukora iki? Ko twamaze gushayisha, ko twamaze kugera kure, dukora iki? Nawe arababwira ati, nta kindi nawe twakora uretse kugira gute? Uretse kwihana tukababarirwa. Iri heruka riraboneka ku murongo wa 19 w'igice cya gatatu, murongo wa 19 w'igice cya gatatu, nuko mwihane muhindukire ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza ituruka ku mwami Imana Uwiteka y'ubwoko bwe. Mana yera ikomeye cyane iri mu ijuru ryera, abana bawe turagushimiye cyane. Uburiganya tugira ni bwinshi, ariko nk'Imana ubabarira utitangira. Uko wababariye Dawidi akabasha gukira ndetse akaba umuragwa w'ibyasezeranijwe, natwe abari kutubabarira dawe, maze utwemerere tuzaraganwe n'abo bakurambere bacu ubugingo buhoraho. Umwuka wawe abana n'ubwoko bwawe, kuko kwawe kuturamburirwe tukiri kuri iyi si, tuzakanguke tugeze mu bwami bw'ijuru. Ibyo nsabira buri wese, nanjye nisabira ku bwa Yesu Umukiza wacu. Amen. Murakoze, Imana ibamugishe.